Yes. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Yego papa. Lebone Fosika. Oh, nice. Hallelujah. Ene forange. Indimi zose. Yego. Imana ishimwe. Amen. La. Indimi zose Imana. Yego. Ni pafeva. Uvuga ngo ni buke bugacya. Bavuga ngo ni bwire bukira. Yego na. Mini farayi gome. Bavuga ngo izuba ni ryake rikaka. Niwe Mana. Turaguhimbaje. Tukwani siri drone tukwiramiro. Ndumvuhaka. Hallelujah. Rabi. Kwiramiro. Ni fire darabi. Ahantu uramirira abantu. Kwiramiro. Nitangaza Manda. Ndumva igisobanuro kibaye kinini Yesu. Kwiramiro. Ni fire gide. Ni fire ngo nahantu uramirira abantu bari bagiye. Ni fire nahantu uramirira abantu bari bageze kurwobo ukabagarura. Netangana bibi. Ayiwe nahantu uramirira abantu. Umwana wa 18. Imana ihimbazwe. Amen. Yesu arakomeye. Niwe nshaka kuvuga kwiramiro TV. Kweli. Umwana wa 18 mu nda ya data. Nkaba umwana wa 3 mu nda ya mama. Ndi umukobwa wa 9 mu bakobwa 18 bavuka muri abo bana 24. Imana ishimwe wowe uza kubona ihimbazwe cyane. Aho naho rero Yesu yarahageze kubera ko Petero yaravuze ngo bandura abantu ku butoni. Ahubwo mu mahanga yose, mu ntara zose. Mu ntara zose, mu mirenge yose, mu tugari twose, abamwiringira tawiri binifo bagakora ibyo gukiranuka. Imana irabemera. Turakwiringiye. Bidahari turakwiringiye. Sinzi ukuntu numva ameze. Uwiteka atari amazina yogeye. Bakaba biringiye Uwiteka bakavuga bati Uwite turakwiringiye cyangwa bidahari uri uwo kwiringirwa. Turakwiringiye akazi gahari cyangwa kamunyumvise muri ubu butumwa. Imana data wa twese irambwiye ngo iguhagurukije aho wari ikwakiriye umutwaro. Mbonye marayika yakira abantu dutwaro duto bari bitwaje mu ntoki. Siwe ne pafora gide. Habayeho kuruhurwa. Abantu biringiye Uwiteka hari marayika uje kubakira udutwaro. Mwambara izi ngofero zanditseho ngo abiringiye Uwiteka. Siwe ne kandi nshobora kugira umujinya mwiza iyi ngofero nkazayigura. Nkanasikini monefo nkayikoresha nkayandika ngo abiringiye Uwiteka. Bigacaho byagaciro. Imana ihimbaza. Ntibapfa. Ntibasonza. Ntibakena. Ntibashiraho. Baragwira. Babandi ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni udashobora kunyeganyezwa uhora uhamya iteka ryose. Narivuze ngo nubishaka nudatasha ku gakanzu nushaka uzandika ngo abiringiye Uwiteka. Mutsizo kawe nisunzu mutsizo shoboye nisunzu mutsizo chiza yasara ishoboye. Yes, tubahaye ikaze mwese mukurikiye channel yitwa Iramiro TV. Amahoro y'Imana abane namwe muhere ku mpera zese zitandukanye. Niba nyine mu gitondo mugire igitondo cyiza, niba ari nijoro mugire ijoro ryiza. Hanyuma tubifurije impagarike ubugingo bwanyu. Twavuga ko tuzatubatindira tuzatuza tukabazanira inkuru cyangwa se ijambo ry'Imana cyangwa se kuganira kuko ubundi byinshi mwarabibwiwe kandi mwarabyumvishije niko mwanditse yavuze ngo indunduro y'ijambo. Hanyuma uyu munsi tunyarukira ku mubyeyi uri mu mavuta y'Imana, uri mu mwuka w'Imana kandi uri kugenda nkuko Imana bishaka. Mbese twanyarutse turamusura, twageze mu rugo iwe. Muri abo mubyeyi muraho cyane mumeze muti? Turashimira Imana. Yego. Hanyuma turagushimiye ko yemera kuza ku Iramiro TV. Amen. Turabyishimiye natwe. Yego, soza abantu kuri Iramiro TV. Turabasuhuje bantu muri hafi na kure, bantu muri wacu mu Rwanda, bantu muri mu bihugu by'ibiyaga bigari duhana imbibi, abantu bafite mu gitondo uyu munsi. Twebwe urabona turi mu gitondo, abafite nimugoroba, abantu babyutse, abantu barimo mujya kuryama, mwese turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Mugira amahoro y'Imana. Turabishimiye ku Iramiro TV, turabakunda cyane. Yego, murakoze cyane. Amen.
hanyuma natwe turakwishimiye mubyeyi kandi twishimiye ko wemeye kuza kudusura kuri Iramiro TV. Hanyuma twagira ngo tuguha akanya utangire wibwira abantu badukurikiye bakurikira Iramiro TV. Hanyuma tutarabibwira reka dusenge kugira ngo tujyanirane muri byose. Yego. Turagushimiye Mana, turaguhimbaje urera. Yego yes. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Yego papa. Lebone fosika. Ola. Haleluya. Ene forange. Indimi zose. Yego. Imana ishimwe. Amen. La. Indimi zose. Yego. Zikubite hasi. Zivuge ku Uwiteka ari we Mana. Yego. Ni pofeva. Uvuga ngo ni buke bugacya. Bavuga ngo ni bwire bukira. Ni farayi gome. Bavuga ngo izuba ni ryake rikaka. Niwe Mana. Turaguhimbaje. Tukwani siri drome. Tukwakiriye hano ku Iramiro. Ndumva uharika. Haleluya. Rabi. Ku Iramiro. Ni fire darabi ni. Ahantu uramirira abantu. Ku Iramiro. Tangaza manda ngufi gisobanura kibaya kinini Yesu ku Iramiro imifa yaginde aninifa yange biravuze ngo nahantu uramirira abantu bari bagiye nefo nahantu uramirira abantu bari bageze ku rwobo ukabagarura netangana bibi ayiwe nahantu uramirira abantu ku Iramiro ndafashe ayiwe narigiye binifa kwiramiro Imana ishimwe Imana ihimbazwe mpera umugisha abantu bose bakurikiranye channel yitwa Iramiro ku Iramiro TV Imana ihimbazwe cyane twakiriye umwuka wera abane natwe mu izina rya Yesu Kristo amen. Imana ishimwe cyane reka mwakire Yesu ahimbazwe ndafashijwe kandi bakunze Iramiro TV mbifurije umugisha w'Imana mbifurije amahoro n'amahirwe bikomoka kuri Nyagasani Imana yacu reka mbibwire nitwa Uwimana Claudine ndi umubyeyi wagiriwe ubuntu ndi umubyeyi Yesu yahamagaye ankura mu bana 24 mvukamo data yitwa Sayanze Doviko mama kitwa Saguye Christina Yesu yangiriye ubuntu agera no muri abo bana ndi umwana wa 18 Imana ihimbazwe Yesu arakomeye niwe nshaka kuvuga ku Iramiro TV ndi umwana wa 18 mu nda ya data nkaba umwana wa 3 mu nda ya mama ndi umukobwa wa 9 mu bakobwa 18 bavuka muri abo bana 24 Imana ishimwe wowe uza kunyumva unyandikire nabura muri comment uvuga ngo amen Imana ihimbazwe cyane aho naho rero Yesu yarahageze kubera ko Petero yaravuze ngo ntabwo arobanura abantu ku butoni ahubwo mu mahanga yose mu ntara zose mu ntara zose mu mirenge yose mu tugari twose abamwiringira n'itawiri binifo bagakora ibyo gukiranuka Imana irabemera niwe wangezeho amagakiza ka kubuna himbazwe munyamakuru wa Iramiro TV umwami nahimbazwe yataba Yesu ntawari kugera pfiriye ariko Yesu wagezeyo nta nahimbazwe ntarobanura abantu ku buto mbona nakubwira abantu ngo nibategereze Imana aho bari Imana yirindirira ahantu aho yagushyize niba bigoye niba bikaze binyerera ariko ahuri aho ndumva ndimo ndahanura kandi ahuri Mana we ahuri niho mugiye guhurira niho igiye kugusanga Imana ishimwe cyane hanyuma reka dusome ijambo rya Gatonda nyiribihe umwami w'abami nyirigihugu cyo mu ijuru icyo turimo tujyamo abakunzi ba Iramiro TV tujyana muri iki gihugu rwose reka dusome ijambo ry'Imana ndumva mpagurukanye na Dawidi wavuze iri jambo rya Zaburi 125 yaravuze ngo abiringiye Uwiteka ndumva nshaka kuvuga kubiringiye ibitango mundeke munyihorere n'imifo na yinifo yasika subira inyuma Satani reka mvuga kubiringiye Uwiteka Imana imitanga ya binifo reka mvuge kandi naravuze ngo
sinzongera kuvuga indimi kuri kamera ariko biranze pe biranze ndakambwira muri iyi soko ntawayifunga isoko y'amazi iyi shaka itobokera aha yashaka igatobokera ahandi ninde wafunga isoko niko n'umwuka wera ameze mwe faya gide drome abiringiye Uwiteka dusome bameze nk'umusozi wa Siyoni udashobora kunyeganyezwa ahubwo uhora uhamye iteka ryose umva kabiri nk'uko imisozi igose i Yerusalemu niko Uwiteka agose abantu be bashaka bacuruza imboga haleluya haleluya bashaka babe barasezerewe ku kazi ariko araba Uwiteka ndafashijwe kandi Imana ihimbazwe nshuti yanjye ukurikira Miro TV zari kiko dusangire Imana ishimwe la dusangire shayaringa ibi biganiro nabura iri jambo rihereza nk'umuntu umwe niko biringiye Uwiteka badashobora kunyeganyezwa Imana ishimwe nk'uko imisozi igose i Yerusalemu hanyuma nagira ngo mbabwire ko abiringiye Uwiteka turimo abantu turimo abantu babiri abiringiye Uwiteka utubona none dukenye ariko siko bizahora kweri ashimwe abiringiye Uwiteka utubonye none twambaye ibidakwiriye ariko reka nshyire n'aka kantu kavuga ngo siko bizahora Imana yongera ihimbazwe kuko ntabwo twiringiye amafaranga kabiri ntabwo twiringiye imbaraga z'imiryango tuvukamo ayiwe ndumva Imana kandi iyo ndimo ndavuga nanjye ndafashwa gatatu ntabwo twiringiye ibiboneka Imana ishimwe twiringiye Uwiteka udapfa uneshara bini udasaza udakena udasonza ariko Imana ihimbazwe yongere Imana yanjye ishyirwe hejuru Imana ya Claudine ishimwe nta nubwo ntivuga iya Aburahamu na Isaka na Yakobo nsigaye mvuga Imana yanjye yasanze muri babandi kampa agakiza ihimbazwe Imana ya Claudine ishimwe Imana ishimwe niba ugize ishyari shyiramo Imana yawe ariko kandi Imana yacu ishimwe jye nawe haleluya kuko nubwo uyu munsi ubuzima bwaba busa n'ubutagaragara ariko ejo hazaza bizacana yandi uzakimana yadutekerejeho Imana ishimwe reka mpanura muri iri jambo Bibiliya ivuze ngo biringiye Uwiteka batishingikirije ku zindi mbaraga nta yindi gahunda nta konje bagira bakaba nubwo baba barwaye igihe kirekire reka mvugana n'uyu murwayi umaze igihe mu kagare winisita profepo amaze imyaka igera kuri 4 aryamye ahora aryamye yabyutse ni ukumuterura bagashyira hanze ni siwiri birifo hari imbaraga tando hari imbaraga zinishaye gidi ziciye muri iri jambo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi bameze nk'umusozi ntawabanyeganyeza ntibashobora kuva aho bari ntawabahenura uko yiboneye bararinzwe kabiri ngo witwa Siyoni udashobora kunyeganyezwa ahubwo uhora uhamya iteka ryose Mana ndagushimiye nubwo abakunzi b'ijambo ry'Imana bazaba bake tuzakomeza tuvugane nabo niyo ntego abantu bakunze ibibarangaza abantu bakunze ubusa buvugwa mu hirya no hino ntabwo nunze urutoki abantu bakunze ibintu by'ibipirate ariko abiringiye Imana yanjye yongera ishimwe abiringiye Uwiteka ndagira ngo ndavugaho gato yaravuze ngo bameze nk'umusozi bameze nk'umusozi ngo witwa Siyoni Mana ngo udashobora kunyeganyezwa biravuze ngo nubwo batari babona akazi ariko bararinzwe bivuze iki biravuze ngo nubwo barya ibishyimbo nk'abandi nitawa nangezonema biravuze ngo nubwo sharatistafonipo tandodro kandi hari imbaraga zigiye muri iki kiganiro
yego ubu ndashaka bini uyu muntu uri mu gihugu yasabye kucimukamo ngo ajye mu kindi cyitwa uburayi. Imana data wa twese hari imbaraga zikoze kandi hari imisonga ihagaze mu nda y'uyu muntu waribwaga mu nda hakamurya akarushaho kunanuka. Uwiteka avuganye nanjye ni sango demanda avuganye nanjye ngo humura hari imbaraga zije kuri wowe kuko umwiringiye. Imana ishimwe cyane. Narivuze ngo bashobora kuba ari abantu basuzuguritse, bashobora kuba ari abantu bafite amazina atamenyekana, bashobora kuba atari n'abapasita, ntabwo ari n'abapotere, ntabwo ari n'abaprofete, ariko ahubwo ni abiringiye Uwiteka. Imana ishimwe. Abo ngabo ngo ntibashobora kunyeganyezwa. Reka bahanurire mbahe itangazo muri iki gitondo, abiringiye Uwiteka muzabona amazi asuma, umuriro watse wacanwe, ariko kuko mwiringiye Uwiteka. Amen. Reka nkuhanurire wowe munyamakuru, ni ubwa mbere nkubonye atango na bini fosa sika tangoza nima. Uwiteka numvise anyongorera mu matwi ngo akugarutseho ibindi warange sanita kandi wavuga utase yari yarasizoya ahalala bini motako imbaraga yazanye bwa mbere ntabwo ari zagarukanye ubu nishara winitakoza nima aje mu mbaraga nyinshi sika tawiri bini kota kandi Uwiteka arambye ngo yicaye iwawe aje kuhicara. Imana ihimbaza ndabyakire kandi umuntu ushobora kunyumva akavuga atase ko yicariye aho ngaho twe azatugeraho ryari. Ni munini Yesu kweli ni munini ni mugari aradukwira twese. Imana ihimbazwa. Ariko biringiye Uwiteka muri iki gitondo numva aribo nzamukanye nabo. Abantu biringiye Uwiteka nibo mfatanye nabo ukuboko kuko bameze nk'umusozi babitesha umuyaga ukakugurukana serwakirika guhuha. Ntabwo nakwitesha abantu biringiye Uwiteka. Bakamvuga ngo biringiye Uwiteka nimukomere cyane. Ndabasuhuje kandi abantu asharagoneta abantu biringiye Uwiteka nimukomere. Iyo bibishoboka mbahobereye nawe uzanyandikira umbwire ngo hobe abantu biringiye Uwiteka ho anaya manga bantu yewe Mana we ndafashijwe batiringiye ko bazajya kuri banka kubikuza, batiringiye sitoka y'ibiryo mu nzu ikabidace, ahubwo biringiye Uwiteka. Bavuga ati bihari turakwiringiye, bidahari turakwiringiye. Sinzi ukuntu numva ameze biringiye iki Uwiteka atari amazina yogeye. Bakaba biringiye Uwiteka bakavuga bati Uwite turakwiringiye bihari cyangwa bidahari uri uwo kwiringirwa. Turakwiringiye akazi gahari cyangwa kadahari. Hari umuntu nyumvise muri ubu butumwa Imana data wa twese irambwiye ngo iguhagurukije aho wari uri, ikwakiriye umutwaro. Mbonye marayika yakira abantu udutwaro duto bari bitwaje mu ntoki. Hanasiwe ne pafora gide habayeho kuruhurwa. Abantu biringiye Uwiteka hari marayika uje kubakira udutwaro. Ndashoje abiringiye Uwiteka mukomere bini fo mwambara izi ngofero zanditseho ngo abiringiye Uwiteka. Nasiwe ne kandi nshobora kugira umujinya mwiza iyi ngofero nkazayigura nkanamesikini monefo nkayikoresha nkayandika ngo abiringiye Uwiteka bigacaho byagaciro. Imana ihimbaza. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni. Barakomeye ntibasunikwa ntibanyeganyezwa. Inzara yaje ubukene bwaje barumbije bahombye baparayinze bikanga diplome zicaye zidicaye. Abiringiye Uwiteka babaho bagira gute babaho ariko ma ntibapfa ntibasonza ntibakena ntibashiraho baragwira babaho. Imana ishimwe. Ariko Yesu mba numva nagira gutya ngo yego. Haleluya. Biringiye Uwiteka bakagenda mu muhanda nk'abandi
bagatega moto bagatega imodoka na Rwanda y'amazazindi ariko bakagenda biringiye Uwiteka. Yavuze Dawudi ngo bameze nk'umusozi wa Siyoni udashobora kunyeganyezwa uhora uhamye iteka ryose. Narivuze ngo nubishaka nudatashaka kugakanzu nushaka uzandika ngo biringiye Uwiteka, ariko jewe n'abantu banje turabiringiye bakunzi ba Iramiro TV. Gahani mugira amahoro y'Imana, gahunda no kwiringira Uwiteka. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Gahunda no kwiringira Uwiteka. Hanyuma umuntu agukeneye shaka gushaka inama ashaka kumusengera nakwiringira Uwiteka yakunda kuyiho. Yego turabashimiye cyane. Ndaboneka kuri telefone ngendanwa. Yego yitwa 078 00 86 kabiri inshuro 3 wambona cyangwa se ukambona no kuyindi cano nkoreraho nabyo birakunda. Yitwa Kwimana Claudine ikorana n'amazina yanjye. Yesu aduhana umugisha. Hanyuma wadusengera Imana abantu baratakaje ibyiringiro, abantu bari barasubira inyuma kadusengera nta kibazo. Kubera yuko ahantu uhagaze naho wicaye hari imbaraga zishobora kuba zarakuvuyemo. Ndagira ngo sengane nawe. Zaravamwamo nuko warwaye igihe kirekire, zikavamwamo nuko wahize akazu kakabura, zikavamwamo nuko umeze utyo. Ndashaka gusengana nawe muri iri sengesho. Data turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, umugaragu wawe Nesharawi Desika dusenganye n'uyu muntu ushobora kuba watakaje ibyiringiro, akumva hari imbaraga zimukingirije, zaba izo kurogwa, izo kutumva, izo kuvugwa nabi, imbaraga zo kutumvwa nazo zijya zikingiriza umuntu. Haleluya. Kutagira ububwira, kutagira uwo wereka, mbega imbaraga izi zose zijya zitera abantu b'Imana zikabamaramo ibyiringiro. Ariko mu izina rya Yesu muri iri sengesho dusengeye umuntu wese ngo hagende n'intsinzi ya buri muntu. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze ibiganiro byacu nakagaruka. Ngiye mwari kumwe nawe kuri mikoro cyangwa se kuri kamera na Elia. Imana ibamugisha. Shalom. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.